Fani reka nkubwire nk'umuntu umaze iminsi kuri imihanda niko nabyita wenda umaze kugira ka experience gake ugenda bikuramo nanone ni ibintu bikwiye ko umuntu w'umukozi w'Imana agenda agira indi akagira ibintu ashyira hanze ngo pastor ngo nimba arinde ngo yavugiye ngo imbere ya kamera ko ngo menya ngo nimba barahanye ngo simbizi ibyo bintu babyumvisheho ngo barahanye ngo imbere ya kamera ngo ibiki ibyo bintu ngaho naso yakanye gatari pastor n'abandi rega nago tuzababimitse nayo mpamvu nayo twemera nkuko twemera n'abandi weho uje imbere ya kamera kavuga ngo nyine nitwa pastor runaka Bibiliya asoma ijambo ry'Imana nkabigiye ibyo ngibyo mugira kubikora nyine mu buryo bwo kwigisha ijambo ry'Imana wenda bishobora no kumva none ikibazo kiri hano kuba ufata nyine n'imishusho y'ubupasteri ukongera ukavangamo n'ibintu nka biriya byo nimba uhisemo ikintu kimwe cyo kwigisha ijambo ry'Imana sibyo nimba uhisemo uburaya nk'ubwa Jack bugumemo nimba uhisemo kuzajya ubikirumera habiri abandi babiri nyamugirya nino ntangororana none se none se barabivuze mu buryo bwo gutera story bibona bari seriye wowe bibona utubundi story z'abakristo nese abatwe bavuye mu rusenge baje gutwikira imbere none kuri ma YouTube baje gutwikira ngaho none ari ura pastor ijambo ry'Imana ntago yatwika ari pastor se nura mu pastor nimba arinde buri ufite ikosa ninde hagati yabo kari babiri afite ikosa gutese kuki itabe kuki yagiye guhayura baramabanga akabivuga imbere y'abantu Pastor Mutesi yavuze yuko Pastor Claude yasabye Pastor Mutesi ngo gutya Pastor Claude nawe aravuga ati Mutesi we yarari kumvikanisha ko yamwimye Pastor Claude aravuga ati vuga ko wamaye dusaba imbabazi arabishimangira ubumva bose n'abanyamunwa bameze nk'abagore kandi nabo batani none se ubundi bira bintu nk'abakozi b'Imana bose n'abagore bagenzi babo nta muntu w'umugabo cyangwa se w'umugore w'umubyeyi wiyubashye wajya kuri kamera ngo runaka yaransabye muye basambanira hirya muze mwabishoje muze muduhe inkuru nzima muduhe ijambo ry'Imana nta umwe yababaye ajya kuririmba cyangwa umwe yaramukuru bagiye babikorera iyo babikorera nibaza tubabona batwigisha ijambo ry'Imana gusa ibyo ngibyo umukobwa ako nta n'umuhungu umuhungu yasaba umukobwa akamwima bagatandukana agenda avuga kiriya gikobwa ngo ni ikigoryi ngo ni ubona atari igicucu akagenda amusabwa ageze hose akagusebya noneho nyuma ugasanga umukobwa aravuga ati ngewe runaka ni ukuri sinigeze ndyamana ariko yaramutse yaramuhaye ntabwo agenda amuvuga gutya iyo yamuhaye amugirira ibanga niyo mpamvu buriya cyangwa niyo uhaye umuntu nabi nacyo kiba ari ikibazo noneho n'abana bagenda bavuga ko ngo fani ni indaya nabo harimo abo wimye harimo abo wahaye nabi njya myumva ku mihanda ngo fani ngo ni indaya ngo nta muntu w'umubyeyi kwitwara kuriya ngo bigatuma aza kubivuga imbere ya kamera ahubwo yabuze ukuntu avuga ko adashoboye aza yivugisha ngo byagenze gutya mujye mutubwiza ukuri amabaranga muba mwakoze muyatubwire neza none ushatse kwemeza ko bahanye noneho nase umwanya yaravuga ngo yarampaye uyu washatse kwemeza ko ari nk'aho bahanye ntibigende neza ngo ariyo mpamvu ngo byajemo amahiri babona ariyo mpamvu Pastor Mutesi ukunda afite amakanzu menshi n'amaferime menshi ndi bari gushaka yamugurira imodokari yego aracyaka muheza ikibanza cyane ubwo rero dusanga agakanzu ariko wari kujya guha Pastor Mutesi kugira ngo akambare iminsi yamugurira imodokari cyangwa ikibanza okay naribi ubwo nabyo ni bamugani wabajye babikorera iyo babikorera nibazi hano batwigisha ijambo ry'Imana n'ababyeyi ni ukuri ikintu cyabere mu rwiherero nta kigumurishije Pastor Mutesi niyiturize iyo kanzu Imana izayiguha kandi bari bayimwemereye mu buryo bwihuse Imana izayimwihera ntabwo ari ngombwa yo kwisambanya bano aba diaspora bamwemera bazayimuha Pastor Mutesi yarabimuhaye okay vava ariko muri iyi minsi ngo uri ku gahiti maze iminsi ngo dutayemo umuzigo ngo umeze neza cyane ubona n'amafaranga ariko amafaranga ubu ngubu ari kuza uraryoshye umeze neza ntayo gutese kandi uri gutrending uhitinga n'amafaranga ufite none se ntibabonye ugufasha gukora indirimbo n'umuterankunga none ushaka kuvuga ko imiziki n'amafaranga arimo abantu aho bakakumviye kuva ryari bumva yuko utakimeze nk'uko wavuye mu cyaro umeze bazi ko ngo uri umukire impamvu ndikubwira Bruce Melody na The Ben ngo nibumvikane batugezeho umuziki cyangwa bawureke mwikorere umuziki ni ikintu mbese gishyira umuntu wese muri mudu y'umunezero ariko ni ikintu gikorwa n'amafaranga ntabwo ari ikintu gikorwa n'ubusa nanone rero iyo utabonye umuterankunga cyangwa management hakugishoboye gukora ariko nabaye atavamo na waba ukiwukora warawuretse nimba
nabaye n'amafaranga ubona amabara uretse zaba ugikora umuziki indirimbo gikorerwa na management ngo bimeze bite se akantu k'uburaya se bagushinja wowe ugenda ukemera bimeze bite nararanye nawe azaze wowe ngo ikibazo cyawe ngo urinda yanga ngo uyu muntu wigize gute ubundi se ko nyarumva bongera ngo n'akantu k'umuntu w'umubyeyi ubundi bimeze bite yenda umubyeyi kandi aniyubahisha uranabyemera wavuze ngo ndinda azaze muhe abivugire rimwe ngaho none urubatse bivuze urubatse ubu ngubu ufite umugabo urubatse yavuze njyewe narabyaye imana umugabo twaratandukanye bisanzwe waраmushuguritse ngo tujye twumva ntabwo namushugurika ko nabanye nawe birangira tunatandukanye ko ntabwo mushugurika hano wa muntu mujyamana bikarangira wowe mwarabanye then after ari indaya ntarananira biranga nese cyangwa niwe wamunaniye niwe wakunaniye cyane niwe wamunaniye nabyorera wari watwite mwarananiranye noneho wari watwita uri kumwe n'umugabo mu nzu ihabara ikaza kugukubita iri wawe turashize wese ibyo bakubita wari ukoreye amagi utwite nawe vava nawe byakubaho hariya nta mugabo ufite iyo nuza nawe byakubaho ejo bundi wakubaka nubwo umuseka akagukubita bishobora kubaho wowe mwarwana se noneho mwahangana mwahita murwana kuntera nk'umugabo wanjye najya guhuruza n'umuntu yanteye iwanjye n'umuntu abaye okay noneho reka dusoza mu magambo make dusoza vava gira ikintu ugenera abakunzi babakurikiye ukuri ikintu mbwira abakunzi banjye izo nkuru ahantu mwazikuye niba ari iz'abakunzi banjye aho bari bishime kuko nabo bakunda Bruce Melody nabiyama abantu bavuga ngo ura ikote rimwe kandi muntu uzi ko mara ikote rimwe niba ari byo mfite gusa sinzabizira azakugurira nubwo abakene twaciye ikibazo nuko bavuga ko ufite n'amafaranga uhoramo kandi ufite amafaranga ese niba ari byo nacishirijeho ahubwo okay nakwisize ejo bundi musavuga ngo abapfumu ngo arabafite ngo aranabemera ushobora kuba mufite n'abapfumu koko yarabyemeye yabivuze ngo afite umupfumu kirisize asigaye yiba twa turuza two muri gym ariko se ukoze kanjye niba nkakunda mwabantu mwe mwaretse nkiyambarira Fani dusoza gira ikintu ubwira abantu bakurikiye Big Show TV Rwanda mu magambo makeya Fani abakunzi bawe abari kureba right now nicyo bababwira abantu banyanga bajya bamenya ko mbakunda undi ko ngo umuntu akagukunda byose biba bimeze nko kuri no kuruhira ubusa ndabakunda kandi ko ndi indaya nabo nararanye ariko abafana banjye mukore sabusigura yuko kuri Vava TV Show nukuri nemebwa nzabatamaka bakore subscribe kuri Vava TV Show kuri channel yawe sindi ntiyazagiye hagira umuntu ujya gutera komantere atuka umuntu mana atazi ubuzima baye kuko yabonye story yiwe ntazi impamvu yabimuteye ntazi impamvu yavuze icyo kintu yahize akajya gutera noza komantere amutuka mani mujye amucurira ibyazi n'ibyatazi ufate nimero y'uwo muntu ubanze umenye impamvu yavuze icyo kintu ni iyihe ubone kuza kumuvuga nabi kuko hari igihe aba ari kunyura mu buzima butamworoheye waheze bakajya kumutuka nimba ari indaya nawe uri indaya ngenzi ubundi ubwirwa n'iki indaya uzibwirwa n'iki atari indaya ngenzi zawe yewe mujye mwihangana inshuti bakunzi bari bakurikiye Stimation TV na Big Show TV Rwanda tubabwire ngo ikiganiro cy'uyu munsi nahanga tugisoreje ibiganiro nakagaruka utarakana subscribe nicyo gihe nakwanya ngo bikore ubundi ibintu birusha kugenda neza cyane ushaka ko twamamariza reba muri description urebemo nimero ubundi twamamariza ibikorwa bya bigere kuri ibintu byene neza cyane Vava turagushimiye kuba wabonetse uyu munsi kandi next time tugukeneye nabwo bibaye byiza waboneka Fani turagushimiye cyane wariko ngo ujye wanga no kuza rimwe na rimwe sawa tubakunda cyane bye bye